umubitire kuri Nyirimari. Nyirimari hejuru cyane muri hip hop cyangwa muri gisigo. Mu gisigo pe ndumva ari mu gisigo. Nyirimari bamugira mu gisigo. Nyirimari witwara neza se cyangwa Nyirimari? Oya, Nyirimari utitwara neza. Nyirimari utitwara neza. Unkoro neza. Umudufata nabi buri munsi akatujugunya twanakoze neza akazi kwe twagakurikiranye kandi tuzi ko duhembwa ku kwezi yaza akatureka. Aba ari we mbwira cyangwa n'uwo bwira uwo. Aha, Nyirimari wereka nkubwire pa. Niba uzi kuri Nyirimari ukaba uzi kuri Nyirimari udafata umukozi wawe neza cyangwa se abavandimwe bawe neza, aho ngaho ntabwo ari sawa. Ubwo niwe yumva muri ba Nyirimari badafata abavandimwe neza. Numva ubwire Nyirimari pe. Ubwo uwo Nyirimari nawe ahita yiyumva Nyirimari wawe usanga n'ibyo wakoze kandi wavunitse. Cyara abantu baca umugani ngo abwirwa benshi akumva ba nyirayo. Nyayo niwe uyibeneyo. Bantu baje ngomeje kubatungura uyu munsi nongeye mbazaniye arya ninde Mr. Donald. Mr. Donald nongeye ndamugaruye. Hariho abanyandikiye bambwira ati Donald turacyamukeneye cyane shandi nongeye ndamugaruye tu. Ako Donald reka ngubwire. Mbere yo kugira ibindi umbwira. Nyeneye ngo ubanze unkorera akantu nyine kajyanye na Evomani gato wenda kamaze kubona nka 3 cyangwa ku munota. Utubwira abandi bantu nyine tubagati mujye mukurikirana muri Evomani kabisa. Sabu uyisabire Evomani. Ya, abantu mwese mudukurikiye kuva ku rubyiruko kugira no kubakuze nabizi ko tuba tugeze aha ngaho kubera mwewe ndajya mu muzajye mukandira subscribe Evomani. Ko Evomani wagezaho ikiganiro kiryoshye kimeze neza cyane. Noneho kuri Mr. Donald nanjye mba mabaye habatamye ibyiza ku bitatsi Rwanda ndababwira no kubifite agaciro nkababwira nta na kimwe nababwira kitameze neza. Niyo mpamvu mbashaka kujya mu dukurikire 5 kwa 5 ikiganiro cyacu kiba kiryoshye kiba kiri OG. Kuri Evomani rero ukimara kumva Evomani ugomba gutushiraho vi ugakanda subscribe asigaye tugatwika tukigumira mu Rwanda twifuza. I love you. None nongeye kubasuhuza ni kuri yacu no yanyu kuri Evomani official. Aya ndi kumwe n'umusore bita Donald yambaye inkweto bayita Gucci wazanga nka ya indi baririmbanye nka Machikedi Vanihe. Ibyo ngiye ntago nari mari iyo nkweto nanjye mari kuri ka gacongo kanje na yapano yanjye. Urumva yapano yanjye nago njya bihinduza ibyo ko ishati yarashaje nta nabona n'amafaranga tu. Ibirashaje ariko nyiri muri ya gahunda yo kubereka abana basomye. Ahantu turi rero turi ahantu heza ariko byanze kunze uko byagenda rwose ahantu turi heza. Donald kuri wa musatsi we w'inweri cyane nkuko nababwiye ati nanjye nindamuga bikunze bigenze neza nzahita mbafitamo akantu k'umuzigo k'inweri nyine nanjye mbere yuko byacamo ariko byambera Donald cyakubera cyane Iramani cyakubera kundusha inzozi nanjye nzigire cyakubera ukoga imara ufite umutwe umeze neza cyane wakora akarusho mu kubitero dreads wana icyo wakora cyose cyakubera bizagenda umuhungu wa viziyo umeze neza ubwo nimureke mereze ijambo Donald wamugana kandi arihorana nawe agira icyo tubugezaho. Ako Donald ndashaka urumva nona umubitire kuri Nyirimari hejuru cyane muri hip hop cyangwa muri gisigo. Mu gisigo pe ndumva ari mu gisigo. Nyirimari bamugira mu gisigo. Nyirimari witwara neza se cyangwa Nyirimari? Oya, Nyirimari utitwara neza. Nyirimari utitwara neza. Unkoro neza. Umudufata nabi buri munsi akatujugunya twanakoze neza akazi kwe twagakurikiranye kandi tuzi ko duhembwa ku kwezi yaza akatureka. Aba ari we mbwira cyangwa n'uwo bwira uwo. Aha, Nyirimari wereka nkubwire pa. Niba uzi kuri Nyirimari ukaba uzi kuri Nyirimari udafata umukozi wawe neza cyangwa se abavandimwe bawe neza, aho ngaho ntabwo ari sawa. Ubwo niwe yumva muri ba Nyirimari badafata abavandimwe neza. Numva ubwire Nyirimari pe. Ubwo uwo Nyirimari nawe ahita yiyumva Nyirimari wawe usanga n'ibyo wakoze kandi wavunitse. Cyara abantu baca umugani ngo abwirwa benshi akumva ba nyirayo. Nyayo niwe uyibeneyo. Abantu bafite imari bariko bakaba bafata abantu neza bo rwose bazana batayumva mu ndi mari. Nyirimari kamubwira navuye mu cyaro ndi kumva ko ngiye gukora Nyirimari musanga i Kigali ndamukorera niyamfata neza aragenda aranjugunya aranta n'amavuta yo kwisiga gikotori ndayibura amaguru atangira asadagurika
byarambabaje. Urumva ngo ba nyirimari hari igihe abari nyirimari afite imodoka zigenda mu muhanda ukubona ntara n'ibipangu byose biraho, ariko yakureba akabona ntacyo yagufasha, amafaranga akahereza abakire bagenzi biwe kandi batari bayakwiye, ari njyewe uyakwiye, ariko akamfata akanjugunya shana naramanutse ngiye kwipagasiriza. Nyirimari ntukambwire ba nyirimari bamwe batari kuri ngo bafate abantu neza. Nyirimari agufata akakujugunya, agafata abana be bakanywa amata, wowe akagufata nkaho udahari. Ariko nyirimari wa nyawe agushyira mu bana nkabe, akagufatanya nabi, mukamwisha amata mugasangira, yaba ari umugati n'igikoma mugahuza, erega akagufata nk'umwana. Ese Eva mwana ukina ngo buriya umutwe kari nyirimari utagufata neza kandi uzi ko umugore akazi ka buri munsi ukwezi ukwiye guhembwa nabikore bagize ngo arice bakumara. Reka da uwo nguwo aba ameze nk'aho adahari. Niyo mpamvu mba nifuza ko Imana yajya igenera abakora neza, ahasigaye bakanita ku bavandimwe nabo bagakomeza bakabana neza. Erega igihugu cy'u Rwanda ni cyiza kandi nitwe tukigira cyiza, reka tuzajya tubana twese rero tubane mu mudendezo. Icyo nifuza ku bwanjye Donati, kandi ndabizi ko mubikunda, kubana neza nibyo byiza, tukabana mu mahoro, tukubaka u Rwanda twifuza. Umusaza ahagaze impande n'impande, yashyize abayobozi ku ruhande badufata neza uko bwiza no kubikira. Impamvu ntazo zitabura icyo kintu cyitwa kariti kiri kigomba kuvaho akajyaho icyiza, kandi twemera ukuri tukanga ikibi, tugakunda urumuri kurusha umwijima. Inshuti zanjye ndabakunda cyane, muzajye munkurikira nka Mr Donati kuri Everman Offshore. Nyirimari ababaye nyirimari. Ya nyirimari kabisa, nyirimari nanjye reka ngira akantu naho ngaho kuri nyirimari. Nge ntabwo uriya gusiga nabibaje. Nigo se? Ariko nagusanga. Ya. Sinagusiga nagusanga. Nanjye nakunda ko nsanga. Urumva? Rega ntacyo mba nanjye kuri Everman. Kuri nyirimari. Arakantu numvishe mu matwi yanjye kavuga ngo nyirimari ujye unyihanganira, ndabizi neza yuko hari ibyo ngomba nari nuzuza, niyo ubuzima bwanjye bwaba buri mu kaga, ubabasha kunyumva n'iminota ibiri, icyo dupfana n'igihe n'amafaranga. Nyirimari we hari igihe umutima ujya usaba kwiyambura ubuzima. Ubwo nawe wabasha kungira inama, reka mbikwibwirire, niwabasha kungira inama yo kwiyambura ubuzima, ibyo ngomba nari nabiguha. Nyirimari Everman ataratangira kwiyambura ubuzima, wagakwiye gukora byinshi ukamugenera icyo akwiye gukora buri kwezi, ukamukora buri kimwe, kuko mbona uri umwana wakoze neza, wazamutse hejuru, ariko guhinduka kwawe nibyo bigiye kukugira mubi cyane. Kabone nubwo wavukiye mu Rwanda ariko ntiwitware neza, kugeza ubu ngubu wagakwiye guhinduka, ugahinduka nk'abandi bana bakoze bagafasha abandi batishoboye barazamutse. Gusa wakoze byinshi birashoboka kandi biragaragara, ariko dushaka kugira ngo ukore ibintu bigaragara. Gusa wikuraho byinshi ngo wishyire ku bandi kandi ari wowe tubwira, komeza ubyigumanire cyangwa se ubikore neza nk'uko tubigusabye. Erega buri ukugira inama ntabwo aba agututse, usibye kumufata nabi ukumva yuko akubwiye nabi kandi bidakunda. Gusa nta kabuza njyewe Mr Donati hamwe na Everman tuzabikurikira 5 kwa 5 kugira bigende neza cyane. Niba ufite indirimbo imeze neza ituje, ukaba ukeneye injyana y'igisigo, ndaho ngaho nka Mr Donati nkagushyiramo igisigo kimeze neza nka yuko asigaye ibintu bikagenda bane, sibyo? Mr Donati ashoboye igisigo, ashoboye hip hop, ibintu byose arabibasha. Injyana yari yose, injyana yari yose, arakurasa yaba ari zoke kuri gitari. Umucuranzi mba nkeneye umucuranzi ucuranga neza cyane kugira Donati manukemo kuwoca injyana njyane nayo. Ahasigaye niba ari umugeni ndi kuririmbira, muririmbire neza agatimba nka mwambika umusore bakundanye yambaye kositimu. Ahasigaye mbere kuri congo nzamuka, ahasigaye mbifuze kubana neza, nta kimwe nabifuriza tutari cyiza, ko byiza byose mu kubifuriza. Abakundanye buriya bubahwe kandi n'abashakanye bubahwe. Kuri Yesu ndavuze ni ubana amahoro y'Imana. Mr Donati aba yankomye, ariko nanjye nongera kuri nyirimari hajya amenye uko yamuhaye ariyo yakoze icyanyimye, ntakagira urutoto ku bakozi. Yamuhaye niba yaranyimye njyewe nta kibazo, urumva njyewe ajyamo amahoro.
kandi amenye ko nanjye ndi umuntu avukiye igenda nkawe yavukiye. Ikirenze noneho uba wanakoze watakaje imbaraga zawe icyunzwe cyakurenza ukihanagura sha imbone zitagihombya wahombye ugahumbiriza mu ivumbi ritumuka imbone z'amaso zigahuma nawe ugashinyiza ngo ndebe ko nagasoza ukwezi kukagira nkahemba ariko nyiri impari ntabireba ahubwo yagufata nk'ikiyebe cyangwa se ikinagazi kiri aho ngaho gitambuka sha ibuka cyagiye imodoka nyiri impari uri kwipakira imodoka y'ibiceri za kawungu ugashweka ngo agiye kujya muri Musanze konti bagakandi gasona buri munsi bakorana Imana yamuhereza warangiza ukambwira nyiri imana iva mani uzajya uzakura cyane kandi uzakura kuri byinshi ndabizi ko benshi bagukunda bariya bari gukanda swap nibo bazatuma tuzamuka cyane tukagira ahantu tugera abo nibo bafana bacu nyamukuru nibo bafana bacu nyamukuru kandi ibyo bakoze bazakomeze bakore aho mukura mukanda swap muzakomeze musubize muzajye mugira urugendo rwiza mu muhanda gusa kubera Mr Donat muri kumwe hamwe na Imana izajya ibamera umugisha. I love you so much. Ikiganiro cyacu kiba ari akagaruka tuzongera igihe kiba kidutwaye ariko reka tujye tujya no mu bindi murakoze cyane murakoze mugize neza.